asifiwe sana. Ikaze mugenzi wa mubwire ngo urakaza neza mu bwami bwa Yesu Kristo. Reka dufatanye duhaguruke tubanze dufatanye. Numva muri njyewe hari indirimbo injemo mu mutima tuyiririmbane duhimbaza Imana nk'iminota 2 gusa. Iravuga ngo ineza ye narayibonye ababisha bangose. Ineza ye narayibonye ababisha bangose. Ineza ye narayibonye ababisha bangose. Oh, ineza ye narayibonye ababisha bangose. Imana meshi ndagusezeranya ko uyu munsi bubone neza y'Imana ku buzima bwawe. Ababisha bose bakugose uyu munsi urabona neza abo babisha bakugose kandi batanavuye hari kubona neza y'Imana. Haleluya. Shaka kuba ibikubaho wibwira ko ari ibintu bisanzwe cyangwa nta muntu biri inyuma, ariko nta kintu gishobora kukubaho umwuka w'umuntu utakiri inyuma. Mwumvise icyo mvuze yemwe? Umwuka w'umuntu mu matsinda y'imyuka hari imyuka twavuga igera nyirizina 3. Hari umwuka w'umuntu, amen, hakaba umwuka w'Imana, hakaba n'umwuka wa Satani. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero hari uburyo umwuka w'umuntu ushobora gukorana n'umwuka w'Imana, ugakorana n'imbaraga z'Imana, ukavugana n'Imana, kandi ukavugana n'Imana mu mwuka nyine, ukumva Imana mu mwuka, ukabona Imana mu mwuka. Ariko kandi hakaba n'umwuka w'umuntu ushobora gukorana n'umwuka wa Satani. Uwo mwuka w'umuntu ukumva Satani mu mwuka, ukayoborwa na Satani mu mwuka, kandi ugakora mu mwuka ubugizi bwa nabi. Ariko mu gice cy'umwuka w'umuntu nanone kindi, umuntu ashobora gukorana n'Imana mu mwuka, akumva Imana mu mwuka, agakora ibikorwa by'ubugira neza abikoreshejwe n'Imana mu mwuka. Sema amen. So abakurwanyaga rero bakorana n'imyuka ya Satani, abahaye umwuka wabo Satani kugira ngo abakoreshe ku bwawe, abo ngabo barahura n'akaga muri iri teraniro. Haleluya. Niba winjiye no muri iri teraniro ukorana n'umwuka wa Satani, ubizi ntabwo uri bubashe gukora ngo bikunde. Igihe cyose nabamagaze kuri iki gicaniro, reka ntibyakunda. Semene amen. Haleluya.
nta bwami bukorera mu bundi bwami. Haleluya, haleluya. Buriya mwishengero dusomere Yobu igice cya mbere. Mwari dusomere Yobu. Twamaze kwinjira buriya, singusige rero nkurikirane tugendane. Amen. Yobu igice cya mbere, hera ku murongo wa gatandatu. Satani ahaririza Imana. Satani ahaririza Imana ku by'ukugororoka kwa Yobu. Yes. Umunsi urizina abana b'Imana baje gushengerera Uhoraho. Umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Ihoraho. Mu yandi magambo baje gusenga, binjira mu ishengero. Abo bari binjiye mu ishengero ntabwo bari abana b'Imana, ntabwo bari abana ba Satani, ahubwo bari abana b'Imana. Abana b'Imana binjiye mu ishengero. Noneho umva icyabaye igihe abana b'Imana binjiye mu ishengero. Bo binjiye mu ishengero n'imibiri, ariko mu isi y'umwuka hari harimo imare cyangwa se impaka zari zirimo zirakorwa mu isi y'umwuka hagati y'Imana na Satani mu mwuka. Bose bari mu mwuka, ariko abana b'Imana bari mu rusengero, bari mu ishengero. Ntabwo bazi ikiri kuba mu isi y'umwuka. Umva icyabaye noneho. Kandi na Satani yazananye nabo. Wabyumvise ngo na Satani binjiye mu ishengero, na Satani azanana nabo. Ni ukuvuga ngo Satani ntabwo atinya mu ishengero, no mu ishengero arizamo. Turamuvunagura mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Isezerano riravuga ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya, amen. Ni ijambo Yesu yamamaje muri Luka igice cya 10 n'umurongo wa 18. Aravuga ngo mbonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo. Arongera avuga ngo ariko mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na skoropiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Mu mbaraga zose z'umwanzi harimo imbaraga z'amahembe, harimo imbaraga z'ibitega, harimo imbaraga za nyabingi, harimo imbaraga z'ibitegano, imbaraga z'uburozi bw'ibihoherano, n'ibindi byose by'amarozi musanzwe muzi. Sema amen. Ibyo twahawe kubikandagira mu izina ryande ya Yesu. Ndetse duhabwa n'ububasha bwo gufata inzoka. Ngo muzafata inzoka ntacyo zizagira icyo zibatwara. Isezerano rikavuga ngo kandi muzarya n'ivyica ntacyo bizabatwara rwose. Sakuza cyane uti amena. Amen. Rero niba waje hano uzi yuko ari shitani ryagukandamije, mu gitondo kuri radio twavuze ukuntu hari umwuka ushobora kwinjira mu buzima bw'umuntu ukamutera ikintu runaka. Yesu ngo yinjira mu ishengero, nk'uko kano kanya turi mu ishengero. Yinjiye mu ishengero ryo sinagogi, ngo abonamo umugore ufite umwuka mwemu mbi yamuteye ubumuga. Aho tugahita tubona yuko rero hari ubumuga bushobora guterwa na mwemu mbi. Hari ubumuga bw'amaso ushobora kuba ufite warabutewe na mwemu mbi. Hari ubumuga bw'amaguru, ubumuga bw'umugongo ushobora kuba ufite warabutewe n'umwuka mubi. Kandi uwo mwuka Yesu yigisha, Bibiliya igaragaza ko uriya mu mama cyangwa uriya mudamu, uriya mugore, iyo mwemu yarayimaranye imyaka 18. Hari ibyo njya nita hukumu za kichawi. Hukumu za kichawi. Sobanura mwari. Hukumu za kichawi, yani katika ulimwengu wa roho wachawi wanakusanyika, wana wa ibilisi, watoto wa shetani. Wanafanya vikao. Baada ya kufanya vikao, katika vile vikao wanasema tunamhitaji mtu fulani.
mtu uyu muntu ntabwo twifuza ko agomba gutera imbere, ntabwo twifuza ko agomba kugira amagara meza, ntabwo twifuza ko agomba kubaka urugo, kandi dore yararwubatse. Yani katika vile vikao muri ayo manama bakavuga bati tubigenze gute kugira ngo tumusenyere urugo. Daimoni imwe kavuga uti rero, umwe muri bakavuga ati tumuteze ubukene, ruriya rugo turuteze ubukene, turutere crise, nitumara kuritera crise umugabo tumuteze umunabi, ajye yinjira afite umushiya mu mutima we. Noneho rero ninjira mu rugo umugore amushiyagura, kimwe nuko bavuga bati uriya mugore tumwambike mask amere nk'agakecuru k'imyaka 80 cyangwa 90, ubwo ufite imyaka 40 cyangwa 50. Noneho umugabo we nazajya mureba amubone ko ari umukecuru. Ubwo so umugabo yajya kureba mu maso akareba neza neza uri nk'umukecuru w'imyaka 80 kandi ufite 40 cyangwa se 20 cyangwa 40, akabona yana akakuzinuka agatangira kukwanga. Imana iturengere mu izina ryande. Ibyo bikorwa bya Satani turi hano kubibomagura. Sakuza cyane uti amina. Iyo mikorere ya kirozi turi hano kuyishwanyuza. Haleluya! Aba Satani cyangwa se bakavuga bati okay, reka tumutere ndabona n'abana barimo benshi, ariko reka nifate kuvuga rino jambo. Kutanyurwa kw'abashakanye mu buriri niyo kikinjirira muri ubwo buriri nyine muri kiriya gikorwa, bakinjira abadayimoni bakinjira. Mu minsi yashize hari umuntu hariya nasengeye yarambwira ati mu buhamya, arambwira ngo iyo ngiye kubonana n'umugabo wanjye, umugabo wanjye ikintu kitajimufata mu gatuza kigashaka kumukamura mu mwuka. None umugabo ubu kabisa yarambwira ati mada ya ntago igihe cyose bashatse kubonana ikintu kiraza kigafata umugabo. Iyo kidafasha umugabo hari igihe gifata umugore hano. Umugabo bashaka gukora cya gikorwa bikanga neza burundu. Sasa ubwo abarozi baba baricaye bakavuga ngo tubabane hariya ariho tubabana kugira ngo uru rugo turusambure. Ibyo bikorwa byose Satani yaba yaragukoreyeho mu izina rya Yesu urava hano kuri icyo gicaniro bishwanyaguritse, urava hano ubohotse. Haleluya, haleluya! Abandi bakavuga bati bakareba ino bakabona uri umuntu ufite ikiganza cyakira amafaranga, cyangwa se bananiwe kukurimita, Imana yarakwihereye inyenyeri yo kubona amafaranga no kuyashaka, ukaba uri umuntu uzi gushaka amafaranga no kuyakorera. None barananiwe kugira gute kuyifata, bakavuga okay, kugira ngo tazatera imbere tubigenze gute, reka tumusukemo umwuka w'ubusambanyi. Umwuka w'ubusambanyi ukaza ukajya mu mugabo, ya mafaranga akorera ubwo agashirira mu ndari. Ibikorwa by'iterambere byo bikabigize gute, birahagaze kuko bashiriye hehe mu ndari. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya! Satani cyangwa mu rundi ruhande akavuga bati tumutere ubusinzi. Daimoni y'ubusinzi gahamagarwa, uwo mwuka ukaza ukinjira mu muntu. Noneho sasa uyereye igihe wafatiye umushara ugahita ujya mu kabari ukararumwa bukarinda bugukiraho, ukazareka gusubira mu kabari ya mafaranga yose yarashize. Cyangwa se uri no mu madeni y'inzoga zo mu kabari, ubwo uwo mungongo sasa bakaba baramubanye muri icyo gice cy'iterambere. Uwiteka arakubohora mu izina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka, umwami w'abami. Sakuza cyane uti amina. Haleluya!
abazimu bakavuga bati barabona ufite igikundiro, hari umugisha ushobora kubona umuntu akaba yakwirebera akagukunda agahaguruka ati nguhaye imodoka nguhaye inzu, cyangwa se akaba yaguha akazi. Dayimoni zikavuga ngo reka tumuteze icyangiro, bose amwange n'abantu bamwange, imiryango imuveho imwange, kangwa nta mpamvu. Imana ikwambura icyo cyangiro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Rero ntabwo ari igitangaza ngo abana b'Imana binjiye mu ishengero bagiye gushengerera Uwiteka, Satani nawe azana nabo. Ishitani ryazananye nawe riguhunge mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Iryarwanya kubohoka kwawe, iryarwanya gukira indwara kwawe, iryarwanya gukira ibyaha, ibyarwanya kwizera kwawe, iryo shitani n'umwana w'umuntu wari ryohereje ku buzima bwawe, ndabafata miri mu mwuka ndababoha mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbatandukanyije nawe mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Semene amen. Kuko hari ukuntu Satani abadashaka kubohoka kw'abana b'Imana. After umunsi nzagaruka nzigisha ibyo bita vifungo na wasimamizi wa vifungo. Vifungo na wasimamizi wa vifungo. Nuvuga ngo ukuntu umurozi agusunikira ikintu cyangwa isi y'umwijima igufunga ikakubana mu gice cy'imibereho cyangwa cy'urushako cyangwa cy'uburwayi, bagamagara shitani rikavuga ngo hagarara kuri buriya burwayi ntazabukire. Bagasenga tugasenga tukirukana uburwayi, ukava hano wakize wagera mu rugo, kuko tutakubise cya kidayimoni gishinzwe gutuma yani kidashaka ko ubwo burwayi bukira, gihagarariye ubwo burwayi kikongera kikagusunika. Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Isi y'umwuka ni ngari cyane, ariko iki gice cy'ubwami bw'umwijima gikorerwamo ibintu byinshi cyane. Imva Satani umunsi yajugunywa mu isi, marayika yaravuze ngo wasi we nawe wanyanja we ugushije ishano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko igihe asigaranye ari igihe gitoya. Mu mujinya wa Satani no mu bugome bwa Satani, ariko ibaze nawe ujye ubitekerezaho, umuntu watsinzwe mu ijuru bakavuza impundu bakanezerwa. Amen. Bakanezerwa, abamarayika bakavuza bakaririmba indirimbo nshya bagahimbaza, bakavuga ngo abo mu ijuru bagire gute bishima, ariko mu isi bababare, kuko Satani abamanukiye afite ubugome bwinshi, mujinya mwinshi. Uwo mujinya utibwira ngo awufitiye ibimera gusa cyangwa se n'inyamaswa n'iki, abifitiye cyitwa umwana w'umuntu. Impamvu afite umujinya umwana w'umuntu, Imana yamuhaye ubutware bukomeye. Imana imurema mu ishusho yayo, Satani atararemwe mu ishusho y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Afitiye ishyari umwana w'umuntu, ashaka ko umwana w'umuntu arimbukana nawe, akirwana nawe Uwiteka, akazatabwa muri kasho, gereza Imana yagennye. Buri Imana nayo ifite amagereza. Hari gereza yiswe Gehinamu izatabwamo Satani n'abamarayika be, ariko n'abantu bayobotse Satani banze kumvira Imana. Ntabwo Gehinamu rero iyo gereza ariyo yitwa inyanja yaka umuriro n'amazuku yigeze ishyirirwaho umwana w'umuntu. Imana yishyiriyeho Satani n'abamarayika bagomye, ariko abana b'abantu bazisanga bamanutse Gehinamu. Imana atari kubera ubugombe bw'Imana, ahubwo ari uko bo ubwabo bahisemo gukurikira Satani. Uramenye uri hano urwanye Satani mu izina rya Yesu. Haleluya. Nta cyiza cya Satani, akazi kiwe no kwiba no kwica no kurimbura. Iyo ugiye kwivuza iwe ukajya kwivuza iwe, hari abantu hano mwagiye kwivuza iwe, mujya
ku mutambyi we w'umupfumu, muzi ngo mugiye kwivuza inyatsi, muzi ngo mugiye kwivuza uruzingo, muzi ngo mugiye kugira gute, bagiye kubategurira inda zatinze kuvuka, ahubwo bafata n'abana banyu. Uzagenzura umuntu wese, tuve mu mwuka, uzakoresha ubwenge bwawe. Mwebwe mwese muri ahangaha, koresha ubwenge bwawe. Uzagenda ugenzure wenda umubyeyi wabuze urubyaro, akajya kwivuza mu bapfumu, agatwita inda biciye mu miti y'abapfumu, akabyara. Uzagenzura umwana azaba yabyaye uko azaba ameze n'imikurire ye, ugasanga gafite uduco tubi, hari akana gafite utubazo, ugasanga gafite amayeri y'ubwenge bwo gukora ibibi, ariko nta bwenge bwo gukora ibyiza gafite. Abo nibo njya nita ngo igice cy'abantu. Mu mwuka hano muri iyi si hari abantu batuzuye, badashyitse, batari abantu nyabantu, batuzuye. Igice kimwe ari umuntu, ikindi gice ari shitani. Nuvuga ngo rero umuntu uzasanga ari igice cy'umuntu, ikindi gice ari shitani. Ukagira ibyago ukabura umukobwa ukarongorwa n'uwo muntu w'imvangi, ari imvangi. Igice kimwe ni shitani, ikindi gice ni umuntu. Impamvu mvuga ngo igice kimwe, nzavuga ukuntu bavuka abo bantu. Igice kimwe akaba ari umuntu, ikindi gice akaba ari shitani. Nuvuga ngo ni wa muntu uzasanga afite kamere yayindi udashobora kwihanganira. Buriya hari kamere ushobora kwihanganira, semenemene, ukavuga uti kabisa iyi ngiyo nayihanganira. Aho uzasanga uwo muntu afite ingeso yayindi udashobora kwihanganira, kuko afite igice cy'ubushitani, atari umuntu wuzuye. Kandi abafite abo bantu bateye batyo nibahugurika, nibagirwa inama, nibigishwa uko wakwigisha kose, uko wamwemeza, uko wamwereka ko yagukoshereje, ntashobora kubyumva. Imana ikurinda abo bantu mu izina rya Yesu. Kandi niba warashakanye n'umuntu umeze gutyo, utangira ufukuze iryo shitani, yani urifukuze kwa damu ya Yesu. Semene amen. Haleluya. Rero mu rwego rwo kugira ngo shitani aproduize, yani produiziwe hano mwisi, ashobora gufata umumama agafunga inda y'urubyaro rwe. Umumama igihe kimwe akazajya ku mupfumu kugira ngo arondere umwana mu bapfumu. Uyereye igihe yageze mu bapfumu, ikuzimu bakora tekinika, bagamagara amashitani. Shitani rikaza rikinjira mu nda y'iki mwuka mubi wa wa mumama. Umugabo akaza akabonana n'iki n'umugore we, yabonana n'umugore we, umugore we agatwita. Gutwita, ishitani rikazambara, rigafata za mbuto za wa mugabo rikambara umubiri, ryifashishije imbuto za wa mugabo. Noneho igihe kikagira wa mudamu kitwa ngo yavyaye, ariko avyaye iki? Mu buryo bw'amaso y'umubiri abantu bazibwira ngo, kuko babona umubiri, bo barabona umubiri, bazibwira ngo yavyaye umwana, kumbe yavyaye iki? Ishitani. Kandi iryo shitani riba rifite umugambi kwanza konona babandi rwa rugo, no gufunga rwa rugo ngo ruhambirirwe ikuzimu byiteka. Kabiri, iryo shitani rivutse riba rihawe misiyo yo kuzazengereza igihugu muri rusange. Noneho rero sasa riziga, ryambaye umubiri, ryige, rigende riminuze, rigere mu nzego zo hejuru, rihabwa ubuyobozi. Nirimara guhabwa ubuyobozi, iryo niryo zasa rizatangira kuyoboza igitugu abantu, no gushyiraho amategeko y'ibyaha arwanya Imana nzima yaremye ijuru n'isi. Urumva ibibaho mu isi y'umwuka. Umukobwa umwe w'umusataniste araza arambwira ati, pastor, urumva nyine yari yatumwe kungirira nabi, ariko ndamuganza nk'uku nguku, nabandi hano habwira umuntu uri inyuma, ntumva wowe uri inyuma ugiye guhura n'imbaraga utigeze uhura nazo mu buzima bwawe.
ndamubwira ndamufosinge numva Imana imbwira ngo nimubwire ngo agiye guhura n'imbaraga, agiye gusumirwa n'imbaraga zidasanzwe. Nabandi ugiye guhura n'imbaraga zidasanzwe utigeze uhura mu buzima bwawe. Nyimara kubivuga atangira kubura amahoro. Rero abari mu mubiri bagira ngo umuntu ari kuzura umwuka wera. Kumbe niza mbaraga zatangiye gukubita ibimurimo. Atangira kuza atangira kurira. Uwo ari abantu bakagira ngo umunyamubiri yagira ngo yafashijwe. None kumbe ni imbaraga nanjye zatangiye kumuhonda, jambo narekuye ryatangiye kumukubita. Atangira kubura amahoro, ndamwihorera. Abadiyakoni banyandikira agapapuro, numureka ko narinzi icyo ndi gukora, nta mpamvu yo kumwitaho, reka nite ku bandi. Homeza kubwiriza ubutumwa, homeza kubwiriza ubutumwa. Amateraniro ashoje, none sasa igihe duhamagara abantu baje gusengerwa, abaraje ahagaze ahanga. Navuze ni mu izina rya Yesu, kwanza nabanje kumubaza ni wowe ufite kibazo ki? Ngo njewe ngo akakabo kubona aka ngo ngamaranye imyaka ngo 5 ngo nikabasha guterura ngo n'ikintu ngo nibura ngo kibiro 5 nitanga fatoni kwa Jesus pepa. Mvuze ni kwa Jesus pepa itayikubita hasi, yikubisasa arigaraguraza n'ifuru. Rero nje mfite muri kamere yanjye simba nshaka gutinda kubazimu. Amen. Sinjya ninda kumyuka ngo ndarwana n'umuntu amashitani ari aragaragura hasi, kuko hari ukuntu amashitani igagaza kugira ngo agutinze uyatindeho utwara umwanya, n'abandi bari baraho ngaho mu ishengero ntibafashwe watinze ku muntu umwe. Ndaryihorera rigaragura. Noneho sasa uko nakomeza kuvuga ageze aho ngaho, nangira gusengera abandi, mugarutseho bwa kabiri kwa Jesus daimoni muveba sakuza cyane. None shitani itangira gusakuza, ritangira kuvuga ibyarizanye mu rusengero, rivuga ko ryaje rije guhiga ngewe, ngo ikuzimu bamutumye ngewe. Yesu ashimwe cyane, ngo kuko mbasengera ibikorwa. Noneho sasa nangiye kuribaza, noneho ibyo nibuka sasa nangira kuribaza uburyo rikoresha mu mukobwa, riza kuvuga ko ari mu rusambanya ryamugize umugabo, ndetse bamba umugore ryamubyayeho n'abana 2. Noneho amukanguye agarukanye ubwenge mutandukanyije naryo, mubaza bya bindi ryavugiraga muri we. Ndavuga ni byagenza uti rwose nge nabyaye umwana tumarana imyaka 3, umwana w'imyaka 3 arakura agira imyaka 3, nyuma y'imyaka 3 arapfa, atararyamanye n'umwana w'umuntu live. Amashitani yarazaga akaryamana nawe gutyo mu buryo buri live, cyuka kikinjira. Noneho cyamara kwinjira akakibona kikaryamana nawe, igihe kigeze aratwita. Maze gutwita noneho sasa arabyara abandi bose amezi 9. Nyuma abana umwana aramwonsa ageza ku myaka 3, nyuma y'imyaka 3 arapfa. Uwo yampaye ubuhamya bukomeye, yaje kumbwira ukuntu bari mu guhunga hano, nuko nuwina hari abarozi bakaze pastor. Nje najyaga nibaza nkavuga kuki ndi mu Rwanda abarozi bose bandumwaho babaga ari abarundi. Yego babaga ari abarundi, nta munyarwanda, babaga ari abarundi. Noneho rero uwo mukobwa aza kumbwira ngo yagiye muri Kongo na nyina. Ageze muri Kongo na nyina, abamayimayi babandi wumva bafata nyina ku ngufu ari 50. Umwami uva aho ndajya hundi, kuko nyina ngo yari mwiza. Nyina arapfa. Amaze gupfa, mu buhamya yampaye yarambwiye ngo yumvishijwe rimubwira ngo nafate akavuga toya gutya ubutaka gutya, abushyira ku mubiri we. Abushyize ku mubiri we, umubiri urabura urarigita, ngo nuko yamushyinguye. Noneho ubwo muri izo ngendo ziwe yaje kumbwira ko yakoraga yaba i Nairobi muri societe ihindura Bibiliya, zivana mu Cyongereza zishyirwa mu Kirundi. Ariko aho hantu bakaba bashinzwe gutongera za Bibiliya, kuroga za Bibiliya,
kugira ngo wowe buriya niyo mpamvu ubona abantu binjira muri Bibiliya wapi ntasobanukirwa ibyo asoma. Kwinjira hari n'undi ushaka kubumbura mu Bibiliya ako kanya agahita asinzira, ibitotsi bigahita bimufata. Ako kanya ukibumbura Bibiliya ugiye gusoma tu, igitotsi kigahita kigufata. Itiro ugahita ufatwa n'itiro ugasinzira. None ambwira yuko ngo ari muri ubwo buryo, kuko yarambwiye ngo twari turi nakoraga muri societe y'abafrimasoni ihindura Bibiliya. Nise muhindura gute? Muvanamwe amagambo ati woya kuyiroga no kwitongera ibintu kugira ngo abayisoma wani batayumva batayisobanukirwa, cyangwa se ugiye kuyijyamo afatwe n'ibitotsi. Noneho sasa umuntu nk'uwo ngiye naramwiyegerezaga kugira ngo muvanemo amabanga, nkamwereka ko mukunze, mugize gute, mwitayeho, kuko mbanzi bimurimo n'ibyanshobora. Semenemene. Nje niyo waza n'umurozi wa wundi navuga ngo ikise tukabana mu nzu ntacyo yantwara gute se? Sema amen. Ntibishoboka. Rero nkagenda mu bintu byatumye menya isi y'umwuka cyane nabo bantu. Bwana sifiwe sana. Nafataga bugwate nkabafata miri, habamarana igihe kirekire hariya mu Rwanda bari wanjye mu rugo. Bwana sifiwe sana. Noneho uwo mukobwa rero mu buhamya yamaye yaje kumbwira rero ukuntu yinjiraga mu itorero akajya kuroga. Mubaza amatorero yajyagamo, ndamubaza winjiraga mu Gaturika nta banga, wajya kujya muri kiliziya ahita araseka ati hariya siko tuhajya nk'iwacu. Niko yambwiye. Nise niryari mwinjira? Arambwira ngo igihe padiri atangiye gufata ka kantu azunguza iki kaba kava mu mwotsi, sinzi uko kitwa, agira gutya aha abakirisi ngo ni imigisha ari gutanga. Ati hariya abantu biremwa bitabaye ku isi bita bizamuka bikinjira mu iki mu iteraniro, natwe tukinjira mu buryo butworoheye. Ndamubaza muri ba bandi bavuga ko Yesu ari intumwa. Ati hariya ntabwo twajya kubarwanya tubashakaho ikisi. Bwana sifiwe sana, kuko nawe nibo aho niho yabarizwaga. Bwana sifiwe sana. Mubaza mu bijyanye n'itorero imikorere yabo. Mbere y'uwo nguwo hari uwo ninjiye, hari habanje kuza umusore ari naha yigeze no kunyandikira nanga kugaruka, kuko Imana yari yambwiye ngo nava mu biganza byanjye sinzamwakire, kuko azongera agafatwa n'isi y'umwijima ikongera ikamukoresha. Buriya abantu babaye bajya batanga ubuhamya ko babaye kuzimu. Ndajya mubwiza ukuri ntuzabizere naho yaba ari umupasiteri wuzuye umwuka wera, akaba umuhanuzi wuzuye umwuka wera, ntuzigere umwizera na gake. Ntuzigere umwizera na gake, kugira ngo nibura umuntu nk'uriya abahoke. Bimutwara hafi nk'imyaka 2 cyangwa 3 aba mu itorero ry'umwuka risenya imbaraga za Satani, rihishura imigambi ya Satani, agakorerwa deliverance y'icyo gihe cyose. Nibwo wavuga ngo avuyeyo. Ha ubundi hari uburyo bahindura agaragaza nk'ukijijwe akaba koko ariko y'amaso. Reka nguhe ubuhamya umunsi umwe twari dufite umunsi mukuru nge na madamu wo guseribura igihe imyaka tumaze na mbega muri mariage. Dutumira abantu n'itorero gutyo twakoze umunsi mukuru. Umwana araza arambwira ngo daddy, ariko mvuga ngo n'umwana n'ubyumve ngo n'umwana n'umusore kuko yari afite imyaka 25. Araza arambwira ati daddy, Mana igiye kuguha imodoka. Ngira makenga, fata igihe cyo gusenga na madamu. Mana ibyo uyu mwana tubwiye nibyo. Imana irambwira ati byari kuba ariko ntabwo ari njye ari kubibahaye. Ukuntu yarabigiye kubigenza, hari kwinjira mu bantu mu bakristo banyu
agashika umutima we, yawushika umutima w'umukristo, ukumva wabaha imodoka ari wowe wigize gute ubashitse, bakimvamo kuduha imodoka tukayihabwa muri ubwo buryo ayidushikiye. Imana yatuvuga ngo umwana yararebye aravuga ati aba bantu bambitse amezi agera muri 6 banyitayeho, ntacyo mfana nabo, n'iki nabamarira. Noneho ngo yibwira kudushikira imodoka, kuba yagushika agashika umutima. Noneho sasa ukiyumvamo kunkunda ako kanya ugahita umpa imodoka. Ariko yego Imana ishobora kubikora, Imana ikagutera umutima wo kumva kugomba kumpa ikintu, amen, kugira ngo uhabwe umugisha. Ariko n'abakozi ba Satani ibyo barabikora. None icyo gihe Imana yambwira ngo ninsenye ububasha bumurimo. Fata umwanya ugende umusengero, umusenye n'izo mbaraga zimurimo zibasha kuba zakurura imitima y'abantu. Ubwo rero urumva iyo nza kuba ndi umuntu ufite irari ryo gukira bivuye muri ubwo buryo, ntabwo sinari kwirirwa njya muri ibyo ngibyo, amen. Hari undi nayo ndimo ndasengera, amashitani aravuga ngo mureke tumwice tuguye miliyoni 90 z'amanyarwanda, ngo mureke tumwice tugukize tuguye miliyoni 90 z'amanyarwanda. Amashitani bari kuvuga ni pu, mwamizimu mwe, mwamashitani mwe, nta mafaranga mugira, Imana nkorera ifite menshi, ndabavuma ni mumurekure mu izina rya Yesu. Birasakuza, sema amen. So hari abantu bahabwa ubutunzi n'amashitani. Ntuzabone umuntu ngo yazamutse gutyo yakize gutyo. Isi y'umwuka igice cya Satani iratanga, n'isi y'umwuka igice cy'Imana Data wa twese iratanga. Izo si zombi zose zitanga ibintu hano mu isi. Sema amen, sema amen, haleluya. So ubaye uri hano, hari umuntu nk'uwo ukugenda inyuma, araguhunga mu izina rya Yesu. Umunsi umwe amubuhamya bwa misiyo, uwo musore yari yahawe ku musirikare wari uhawe misiyo muri amisomo muri Somalia, wari umurokore n'umugore wari umurokore. Bamubwira ngo urwo rugo yarugendaga haruroka, ariko misiyo baramuhaye gutandukanya uwo mugabo n'umugore. Noneho kwa kundi umugabo n'umugore ngo bari bagiye gutandukana, umugabo asezera umugore bamugati, uramenye umugore wanjye ntuzanca inyuma, ndagiye dore nzamara umwaka wose muri Somalia, uzihangana uzifate ntuzanca inyuma, ndahirira imbere y'Imana ihoraho kutazanca inyuma. Ararahira. Ubwo babaze kurahira baratandukana, musigira amafaranga yose yarasigiye yagombaga kuzamutunga. Ubwo yarambwaga ati nari mpari mbahagaze hejuru ibyo byose bari kubikora, ariko batandeba. Bamaze gusezerana umugabo aragenda. Amaze kugenda ati rero ikintu cya mbere nahise nkora, nahise nteza uburwayi umugore n'umwana bari bafite. Bararwaragurika ya mafaranga atangira gushirira kuki ku burwayi. Uburwayi amafaranga amaze guhitana bwa burwayi, kandi umubyeyi umugore nta kazi yari afite. Noneho sasa amafaranga amushiranye ajya mu miryango, kuko ngo umugore mu muryango yarakomokaga mu miryango ikize, akaba muriho, aho yajyaga hose yabaga muriho. Ngo yagera kwa bene wabo yababwira ikibazo gihari cy'inzara, agahita yinjira mu mutima wa bene wabo. Bene wabo bigatuma batamuha, bakamubwira ati genda wirwarize n'ubundi washatse uriya mugabo tukubwira, kuko ngo yashatse uwo mugabo mu miryango batarabishakaga. Aho ati washakanye n'uriya mugabo tutarabishakaga, koma kabisa. Umama akavanga akajya mu bo basengana, wapi yate wapi, ngo umumama aramuteza. Noneho nyuma y'iminsi rero atangira kumuteza abagabo babahehese, bamuheheta. Urwo rugamba ngo mudamu yaje kurutsinda, sema amen. Yariziritse mpaka afata akazajya yibuka yandahiro yarahiranye n'umugore
bambe n'umugabo birangira atemeye ngo igiye kugeza igihe umugabo yatahukiye noneho misiyo yayitsinzwe umwana baramubwira ati vayo iyo misiyo byarakunaniye jya kubandi umutindaho rero yari umwana ugira amakode we uhanyanyaza aranga yanze baramuhana bamuhanye bamukubita ikintu hano bamukuramo iki inyama iyo nyama bayikuyemo bamuterekamo iyindi umunsi umwe nari ndimo ndasenga turi gusenga Imana iratubwira ngo inkovu iri mu mutwe we ntabwo ari inkovu isanzwe ubwo ni Imana yabitubwiye iratubwira ngo inkovu iri mu mutwe we ntabwo ari inkovu isanzwe na anteni y'ikuzimu ndagenda ndamubaza mubajije ni inkovu iri ahangaha byagenze gute kugira ngo iyo nkovu igufate nuko nguko yambwiye rero ambwira ukuntu bamuhanye kuko yari afite code ubwo byabaye ngombwa we bamukubise ikintu hano haraturika haturitse iki Imana atubwiye we ntabwo yari azi ko ibyo byabaye Imana atubwiye ko bahise bamukuramo inyama bamushyiramo iyindi izajya ituma ibyo yakoze byose bahanagura mbega bibafasha kugira ngo kire kiburi cyake yani wamongoza jinsi wanavyotaka. Yesu ashimwe cyane. Ubu nawe wasanga ufite inkovu uzi ngo inkovu yakuziye ni inkovu isanzwe ndayihanaguza amaraso Yesu Kristo mu mbaraga z'umwuka we. Haleluya! Ni ingaruka nzigisha ibimenyetso by'abadayimoni ku buzima bw'umuntu no ku mubiri w'umuntu. Dusomere rero ubwo aho ndahavuye. Icyo nzi cyurabohoka Satani abishaka utabishaka. Umurozi ukuroga arakuvaho abishaka atabishaka. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Urahari cyangwa umurozi yagutwaye kuko regana none ushobora kwicara hano umurozi akagutwara rukuri tukavugana n'umubiri wawe we nyirizina uhari wigendeye kuko iyo myuka ntabwo ibishaka ko habahoka wowe tubohoka mu mwuka hanyuma bigaseruka hanze y'umubiri nyuma ariko bitangirira mu mwuka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Fata mu mutwe wawe. Kuna vifungo vya kiakili uburyo bashobora kuboha mu bwenge bw'umuntu. Iyo baboshye ubwenge bw'umuntu nugira mind nzima, nugira kugira mind zisobanutse zaguhe. Niyo baguha amafaranga agana gute ushobora kubura intekerezo, kubura ubwenge bwo kuba wayakoresha. Hari ukuntu baboha rero sasa wanavita vifungo vya kiakili jinsi wachawi wanafunga akili ya mtu. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu ndabohora igice cy'ubwonko bwanje n'ubwenge bwanje imbaraga zose za kirozi zafatira ubwenge bwanje zajya zineza kwibagirwa gusesengura gushishoza kureba kure muri njyewe ndabyatura mu buzima bwanje umwuka w'Uwiteka ameshe kureba kure ameshe gutekereza ko gusesengura no gushishoza mu izina rya Yesu Kristo ameshe kwibuka no gufata vuba ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka ubwonko bwanje buragarutse abarozi babutwara mu gihe cy'indoto mu gihe cy'ibitotsi mu gihe cy'itiro uyu mwanya ndabubanyaga mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nizeye ko mbohotse mu gice cy'ubwenge. Sakuza cyane uti amina. Ubwo bihise biba bityo uteyeho kashe kubohotse mu gice cy'ubwenge. Amen. Bitewe n'ayo magambo uvuze ku buzima bwawe menya ngo birabaye. Haleluya. Ubwo biciyemo tagira gushidikanya biciyemo. None se ugira ngo babuzinga gute
afata umusatsi wawe. Ubundi ku muntu wamaze gusobanukirwa isi y'umwuka, abaza abarozi ko nari abajinga n'abashenzi cyane. Umuntu ugenza akagenza na kotegisi y'umudamu muri cya gihe igihe umudamu ari muri bya bihe bye agashakisha uburyo abona kotegisi. Noneho ariko hariho n'abakozi ba Satani bambara umwambaro wo gusenga. Noneho sasa ruona senye arambwira ngo umukozi w'Imana yamutumye kotegisi yo mu muhango. Kwibaza aho yayijyanye, kwibaza ngo iyo ni misengere bwoko ki ituma abadamu ngo uzazane kotegisi yo mu mihango. Kwa kunde bagiye kwijugunya akayimutuma musengere. Rero nsanga uwo nguwo ni umukonikoni wambaye ishusho y'iki mashetani ambaye amevaa umbo la binadamu lakini akavaa ngozi ya mwana kondoo. Dusomera Ibyahishuye igice cya 13 mwumve kwanza aho ngaho nkwigisha aho ngaho gatoye usobanukirwa aho ngaho. Ibyahishuye igice cya 13 ndashaka kwigisha imikorere ya ukaba maso. Semene amen. Ku buryo shitani niriza ryiyoberanyije ryambaye umuhanuzi, ryambaye umupastori, ryambaye umuntu nkanjye, ugomba guhita urimenya ukarikubita. Sema amen. Ryakwambara apostle, ryakwambara bishop, ryakwambara nabii wa Bwana, ryakwambara mwarimu, ryakwambara umuvugabutumwa, ukaba warivumbuye ukarikubita. Haleluya. Amen. Sema amen. Ibyahishuwe igice cya 13. Uwiteka azamiherezo ryiza kuko Satani amfashe nge sinamukire. Ndabizi neza. Mora musengera iherezo ryiza. Soma Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11. Kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mu isi, gifise amahembe abiri, nk'ay'umwagazi w'intama. Umva iki gikoko kivuye mu gitaka, ariko nubwo ari igikoko urakireba ukabona gifite amahembe nk'ay'umwagazi w'intama. Mu buryo bw'amaso urakibona ukagira ngo ni intama kuko gifite amahembe nk'ay'umwagazi w'intama, ariko nyamara niki ni igikoko. Noneho ukomeza usome wumve. Kivuga nk'igisato. Nushaka ariko cyajya kuvuga bakimenyera mu mivugire yacyo ngo kiravuga nk'isato, kiravuga nk'ikiyoka. Nubwo bimeze gutyo, nubwo bimeze bityo, ni igikoko kivuye mu gitaka, gifite amahembe nk'ay'umwagazi w'intama, ariko sha nikijya kuvuga ngo kivuga nk'ikiyoka. Sasa hili ni shetani ambalo litakalotokea katika siku za mwisho. Ni shetani lizaduka mu minsi y'imperuka likambara iki ishusho y'umwana w'intama. Bajya bakira bakagira ngo ahari bishoboka kuba ari Yesu, kuko muzi yuko umwana w'intama ninde? Ni Yesu. Cyenda kumera nka Yesu, ariko si Yesu, ni cyanti Kristo, ahubwo kirwanya Kristo, ariko kiyoberanyije cyambara iyo shusho kugira ngo babandi bakurikiye Kristo bakiyobereho bazi yuko ari Kristo, kandi kirwanya Kristo. Kivumwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo gikoko nubwo biri kivuga mu minsi y'ako kano kanya birahari byinshi cyane. Iyo Bibiliya ivuga ngo igikoko cyavuye mu gitaka, wibuke ko umubiri w'umuntu wavanywe mu gitaka, mu mukungugu wo hasi. Nuvuga ngo uyu ni umuntu rero ufite umubiri w'umuntu ariko ugaragara nk'umwana w'Imana, ariko atari we, ahubwo ari antikristo uje kurwanya Kristo.
hayo ni mashetani sasa ambayo ni abamaraika mu bubasha bwabo. Dusomere Abakorinto ba kabiri igice cya 11. Ba kabiri igice cya 11. Tunapashwa kuteka mashetani yote, myuka mibi yicaye mu mibiri y'abantu, tukayifata miri tukayiboha. Semene amen. Nuvuga ngo amashitani ni yambara umubiri w'umuntu, tugomba kuyafata miri mu mwuka. Semene amen. Aje guteza kaga, aje guteza ibibazo, tugomba kuyafata miri. Atakwambara umubiri w'umuntu akaza mu bundi buryo, nabwo tukayafata igihe aje muri mwemu. Dusomere Abakorinto ba kabiri igice cya 11, hera ku murongo wa mbere wenda. Kuba intumwa y'Imana niko kwahaye Paulo ububasha. Icoma mukanyigira Abakorinto ba kabiri igice cya 11. Naho nyene nibyo mbona. Reka ndebe neza ko ariho. Kandebe neza ko ariho. Yes, niho. Ariko soma hera ku murongo wa 3. Ariko ndiyubara yuko nkuko yanzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, nkuko yanzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, kumbure ibyiyumviro byanyu byokoshwa mugaca mureka ukugororoka, mukareka kugororoka n'ukwera mu bya Kristo. None ikinyarwanda iravuga ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva uburyaryo bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana. Nuvuga ngo yanzoka yaraje iyovya Eva mu bitekerezo. Satani nashaka kukuyovya ni mu ntekerezo, naho ngaho niho yobereza abantu. None itusimbuka wihute cyane usome umurongo waho wa 13. Abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma, n'abakozi bagunga, bigira intumwa za Kristo. Urumva ngo hari intumwa z'ibinyoma zishobora kwigira nk'intumwa za Kristo. Mu by'ukuri turababona nk'intumwa, nyamara ntabwo ari intumwa za Kristo, nubwo bigira nk'intumwa za Kristo, ahubwo ni za Satani. Noneho komeza usome wumve 14. Kandi ibyo ntibitangaza, ntabwo bitangaje, kuko na Satani ubwe yigira umumarayika w'umucyo. Yigira umumarayika w'iki? W'umucyo. Nuko sikigoye ko abakozi biwe nabo, ntabwo bigoye yuko abakozi ba Satani biwe bigira nk'abakozi b'ukugororoka, babwiriza ubutumwa, bakwigisha, bavuga ibyiza, kandi ari abakozi be. Uwe macho mu Kristo. Ira mugenzi ngo ube maso, kuko tubonye yuko n'abakozi ba Satani bashobora kwigira nk'abakozi b'Imana, kandi ari abakozi ba Satani binjiye mu itorero kugirira nabi abana b'Imana. Binjiye mu itorero kurwanya ubwoko bwa Kristo, kurwanya umugisha wawe, gufunga wowe, kuzirika wowe, guhambira wowe, guhagarara mu irembo ry'umugisha wawe kugira ngo utaryinjiramo. Igihe kimwe Yesu aravuga ngo, abwira abafarisayo ngo muhagarara mu marembo y'ijuru, mwubwanyu nimwinjire, n'abashaka kwinjira mukababuza. No kuvuga ngo ni mashetani anayeweza kusimama, ni watu lakini wamevaa mashetani, na abantu ariko mashetani amewavaa. Abashobora guhagarara mu muryango w'imigisha yawe, ubwabo ntibinjire mu migisha yabo, ndetse nawe bakakubuza kuyinjiramo. Vuga uti mu izina rya Yesu, wapfuye akazuka, haguruka ku birenge byawe. Ubwo twatangiye gusenga no kubohoka. Haleluya. Ubwo iyo twinjiye muri amavuta, ubwo tugenda dusenga no kubohoka, gusenga no kubohoka. Semene amen. Haleluya.
kubohoka bica mu ijambo ryawe n'amasengesho usenga. Haleluya. Bizanwa no kumva ijambo ry'Imana, ukizera ijambo ry'Imana, ugasenga, wasenga wakwizera bikavaho. Sema amen. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu. Umwana w'intama w'Imana. Umwana w'intama w'Imana. Ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Wapfuye akazuka. Ariye kufa akafufuka. Ufite imbaraga. Naye na uwezo. Zibasha gusenya. Zinawe. No kumaraho. No kumara. Ibikorwa bya Satani. Kumara ibikorwa bya Satani. Uyu mwanya. Nimara kumenya. Imikorere y'amashitani. Imikorere y'amashetani. N'isi bifite imibiri. Isi ifite imibiri. Uburyo yiyoberanya. Uburyo akoramo. Uyu munsi. Ayanyiyoberanyijeho. Akaza ku buzima bwanjye. Yambaye umubiri w'umuntu. Cyangwa akaza mu nzozi. Mwitiro. Ya nijoro. Uyu mwanya. Ndayafata miri. Ndayaboha. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ayatumwe. Kuneza ubukene. Kuneza inzara. Kuneza krize. Kuneza icyangiro. Kuneza uburwayi. Bunyuranye. Gufunga amafaranga. N'uburyo bwo kuyacira. Ndetse no kuyatunga. Imyuka. Y'amashitani. Ndayaturira. Mu izina rya Yesu. Ndayirukana. Ku buzima bwanjye. Mu maraso yanjye. Ku mubiri wanjye. Mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuka. Ndamamaza. Intsinzi. Y'amaraso ya Yesu. Ku mubiri wanjye. Ku mibereho yanjye. Kwa none hanjye. N'ejo hanjye. N'ahazaza hanjye. Mu izina rya Yesu. Ndabohotse. Ndakize. Mu izina rya Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Komera Imana amashyi menshi. Amen. Icara ku uri hano urarwaye. Winjiyemo hano urwaye. Ndashaka abantu binjiyemo hano barwaye indwara zitandukanye. Muhaguruke ku birenge byanyu. Tugiye gukora operation. Umwuka wera agiye gukora operation mu mibiri yanyu. Amen. Aho uhagaze aho sindi buze kugukoraho ngo ngusengere, ariko umwuka wera aragukoraho. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo yohereza ijambo ryayo rigakiza indwara kandi rikabuza abantu kumanuka mu mva zabo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Abarwaye mu nda muzamura ibiganza kugira ngo menye indwara ziri hano mu nda. Abarwaye umutwe w'uruhande rumwe. Uwo mutwe w'uruhande rumwe ujye umenya ngo ni uwa kirozi. Turawukubitura kuvaho mu izina rya Yesu. Amen. Abajya bafatwa n'ibintu bikabaniga baryamye nijoro, ikintu kikamuniga agakanguka yumva cyari kigiye kumuheza umwuka, muzamura ibiganza. Ibyo turabihondagura mu izina rya Yesu. Ubundi agira ngo umenye indwara tugiye kugira gute gusengera. Dusengera icyo tuzi. Yesu ashimwe cyane. Abarwaye diabete. Byose bikurimo. Umubiri wawe ugomba kubohoka mu izina rya Yesu. Abarozi bagukiniye bigomba kukuvamo mu izina rya nde. We wizere gusa, mwizere. Diabete, izo ndwara zose ni indwara zikorwa mu isi y'umwuka, ariko zigakorwa n'abarozi nababwiye biriya bari mu cyiciro cyitwa science black. Nuvuga ngo ni abantu baba barize science.
ariko iyo science ari y'isi y'umwijima, none bakaba bamenya kuvuga ibintu bagakora amavirusi, virusi zikarekurwa mu isi, ariko ari virusi z'amashitani za kirozi. N'abasataniste, ntabwo n'abasataniste bize ibintu ibyo bega bano bakora za ntuza amavirusi akoherezwa, ariko n'abasataniste n'abarozi bo mu nzego zo hejuru. Rega isi yobowe n'abarozi bakaze. No sasa bakayibatiza n'izina, iyo ndwara bakayiha izina, bamara kwiha izina hagashyirwaho inyigisho z'iyo ndwara n'uburyo igomba kwirindirwamo. Ba Kristo muri mu bwami bw'Imana, mwizere umwami Yesu, mumenye nibibakorerwa mu bwami bw'umwijima, mubisore mu buzima bwanyu. Semenemene, nimukabiha umwanya. Ntuzizere science, ujye wizera iby'ijambo ry'Imana rivuga. Semenemene, wizere iby'umwami Yesu avuga, urakira rero. Muri Yesu nta ndwara idakira. Sema amen. Haleluya. Muzamura ibiganza byanyu abarwayi. Mbere ya byose musabe Imana imbabazi, muvuge ati mwami Yesu Kristo, dusabye imbabazi z'ibyaha byacu dukora. Okay, reka umwuka werambujije kuvuga muri rusange. Uravuga ngo nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye, aho ngaho ugiye kuvugira muri rusange kandi umuntu yihana ku giti ciwe. Vuga uti mwami Yesu Kristo, sabye imbabazi z'ibyaha byanjye ngukorera ntabishaka, ibindimo byose amaraso yawe abihanagure mu bugingo bwanjye. Ibyaha ububasha Satani kungiraho ijambo, ibyaha ububasha uburwayi kungumamo, uyu munsi ubimvaneko, ubimanagureho, unyuhagire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wapfuye akazuka. Icyaha cyose Satani yamfatiyeho akanteza uburwayi, uyu munsi mwami Yesu Kristo ukimbabarira, uhita uvanamo ubu burwayi Satani yaneje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umubiri wanjye ntabwo ugomba kuba ubuturo bw'imyuka y'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Ugomba kuba ubuturo bw'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ubwanjye nkawuturamo, nta yindi myuka iri muri uyu mubiri. So ngiye gusenga. Amen. Bushize narabibabwiye, ntanga urugero rwo kuvuga ngo winjiye mu nzu yawe bwite, usanzemo umuntu utazi igihe yaziyemo, wanze kumusohora. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ntiwamutumiye, nta n'icyo mupfana, umusanze mu nzu yawe. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umwaka ugahita n'undi ukaza. Umuntu abunze aho abiwawe. Abakristo mwabaye mute? Izo ndwara zose menya ngo ni imyuka yaje utayihamagaye yinjira mu mubiri wawe. Kubera iki wayemerera kwituramo rero? Ugomba kuyamagana ikava mu mubiri wawe. Semene amen. Imyuka mibi ikunda ibishaka gutura mu maraso n'inyama by'umubiri w'umuntu. Igomba gutandukana n'umubiri wawe. Wowe mvuga uri umwuka utuye mu nyama n'amaraso, ari byo byitwa iki? Umubiri, kandi ari n'inzu yawe mu mwuka. Sema amen. Sema amen. Yesu yavuze yuko dayimoni ivuye mu muntu igenda izerera ibungagira. Ndaje ndayikubise, ivuye muri uyu muntu imuvuyemo itangira kuzerera. Aho itangira kuzerera ikabura aho ijya, kuko bayitumye kuri uriya muntu, ntabwo bayitumye kuri uyu. Noneho sasa muri kwa kundi irimo iragenda izerera,
buze se ndajya hewe nari mfite inzu yitwa uriya mubiri w'umuntu niberaga muri ariya maraso na ziriya nyama ndabigenza guti kazerera kibwira se wasubira muri ya maraso na ya nyama ikongera ikagaruka yareba yasanga wa muriro w'amasengesho na amasengesho ya pasiteri yirukanye wa mwuka wa muntu nyirizina ku giti cye nta masengesho murimo nta gukiranuka ku murimo nta gakiza kamurimo kuzuye harimo ibyaha yahunze ngewe nayirukanye ihunga imbaraga z'indimo ariko ntiyahunze wiki wa muntu noneho kuko ari nge yahunze yari irimo irazerera ibungagira igenda iko igenda noneho iravuga ati ariko wagaruka kwa wa wundi yagaruka igasanga wa muntu haratunganye hameze neza ikavuga ati sasa ninjira ngenyine bazankubita n'ubutaha reka ngende mpamagara izindi zirindwi igahamagara bariya bakaza turi barindwi tukaza tukinjira muri wa muntu niba bwa burwayi bwari bworoshye buzakara noneho sasa arembe bikabije niba cyari ikibazo cy'ubukene bwa bukene noneho urumva amashitani 7 ne yagiye kugira gute kubumuteza buzakara cyane kurenza uko bwari bumeze mbere niba ari icyaha cy'ubunari dayimoni yamutezaga ubusambanyi nirukanye ikampunga noneho sasa gahamagara izindi zirindwi azasambana kuko hari amashitani 7 yinjiye amukoresha ubwo busa azasambana n'ubwana n'ubuto umva adatoranye kubera iki amashitani 7 yaje yagize gute yamutuyemo yicaye mu maraso yicaye mu nyama z'umubiri we uyu munsi agomba gusohoka mu nyama z'amaraso yawe n'amaraso yawe mu izina ryande vuga uti amina bigomba gusohoka muri ayo maraso bigomba gusohoka muri izo nyama kano kanya aho mvugira hano birimo biranyumva kuko imyuka irumva aho mvugira ahangaha irimo iranyumva yatangiye kubura amahoro mu mubiri wawe kubanza yatangiye gushakisha inzira icamo haleluya yatangiye gushakisha inzira icamo fatanya nanjye mu mwuka wumve yuko igomba gusohoka iyo myuka y'uburwayi haleluya amen wumve ngo uri umwuka amen ugiye guhangana n'indi myuka yihaye ikaze mu mubiri wawe utuyemo sema amen none numara kumva yuko wowe uri umwuka nanjye nkaba ndi umwuka tukaba tugiye gufatanya gukubita iyo myuka yinjiye mu mubiri wawe nituyibwira gusohoka nawe uyibwire ngo urasohoka mu mubiri wanjye yani ufanye vita vya kiroho sema amen urwana intambara ya mwemu wowe uri mwemu urimo urarwana n'izindi mwemu mbi uri mwemu y'umuntu urimo urarwana n'imwemu mbi zoherejwe mu maraso zoherejwe mu nyama z'umubiri wawe ngo zikurwaze upfe ukenyutse so ugomba kwanga gupfa ukenyutse mu izina ryande haleluya ngaho abarwayi muhaguruke tugiye kwinjira muri iyo ntambara rero zamura ibyiringiro byawe ku Mana Bibiliya avuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ko kumva ijambo ry'Imana kandi biravuga ngo kwizera no kudashidikanya rwose no kudashidikanya kose yuko nta kabuzi by'Imana kuvuzo bigomba kuba ngo nukumenya rwose udacekeranye bivuga ngo kwizera kugendana no kumenya niyo mpamvu mbanje gukangura ubwonko bwawe kugira ngo umenye wowe uriwe kuri umwuka uri mwemu yitwa mwemu y'umuntu ariko ituye mu maraso n'inyama ibyo bikagaruka byikitwa inzu noneho za mwemu mbi ziba zaje zikinjira muri ya maraso yawe zimwe zikinjira mu mara izindi zigafata imfiko izindi zigafata igifu zikinjira mu gifu izo mwemu mbi zikaza zigafata mu bitugu izindi zigafata hehe zigomba kuharekura mu izina rya Yesu Kristo izindi zikaza zigakura amaraso ku muyoboro uko amaraso yagendaga zikayongera umuvuduko ugasanga umuntu arwaye pretension ari izo mwemu mbi zavanye ibintu ku murongo zateje akajagari muri uwo mubiri mu izina rya Yesu ndavugana na mwemu mbi zinjiye muri iyi mibiri y'abantu mwemu mbi nyuka mibi wowe uteza umutwe udakira
wowe uteza umutwe w'uruhande rumwe wowe uyu muntu yinjiye nawe urinjira yinjira muri uru rusengero nawe uramwinjira nawe wowe umuteza umwuka uburwayi bw'umutwe ndavugana nawe ndaguteka ndaguturira umuntu wese ari hano asenga yatamanuye imbaraga zikiza turakubuza amahoro muri uwo mubiri mahombi injira mu masengesho kumana mabese woteza impatisiyo so petesekereya iriyo bodezekera mwemumbi wa muzimu we wa jini we wa shitani we mwemumbi wa jini we wa muzimu we wa mwuka w'umurozi we mwemumbi y'umurozi mwemumbi y'umurozi umuzimu ishitani nyabingi amahembe akiriya moto umuriro akiriya moto zoteke turagaba ibitero kuna uwezo ku barozi bafashe iki gihanga bafashe uyu mubiri bafashe aya maraso iyi myuka kanseri